Ikaze kuri Harvest Mahoko, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Uyu ni umunsi wa 28 dutangiye urugendo rw'amasengesho y'iminsi 40, aho twifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego. Umutwe w'icyigisho cyacu cy'uyu munsi uravuga ngo bisaba igihe. Bisaba igihe kugira ngo umuntu akure agere ku kigero cya Kristo. Mureke dusome Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6 twumve uko Bibiliya itubwira. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Ikintu cyose ku isi cyagenewe igihe cyacyo. Niyo mpamvu nk'abakristo tugomba gushyira ibyiringiro byacu ku Mana, we mugenga wa byose, yo nta kiyisobwa. Ibintu byose bitubaho Imana yacu ibibizi. Pawulo yandikiye Abafilipi hejuru uko twabisomye avuga ngo nzi neza ntashidikanya ko iyatangije umurimo mwiza muri mwe izawusoza rwose. Niyo mpamvu kwiganyira kwacu nta kintu bishobora guhindura ku mugambi w'Imana. Nta nzira y'ubusamo ibaho kugira ngo ugere ku kigero gishyitse. Byose bisaba gutegereza, etape par etape. Bidutwara imyaka kugira ngo dukure tumenye ubwenge, kandi bitwara igihe kugira ngo igiti gikure cyere imbuto. Kuki bisaba igihe kirekire bigezaho? Turabiga badafata vuba. Nubwo umuntu ahabwa kamere nshya igihe yihannye, ariko hari ibisigisigi bya kamere ya kera bisaba igihe kugira ngo umuntu abisenye. Dutinya guhangana n'ukuri kw'ibyacu, ubwoba bw'ibyo twakwisangamo turamutse tuvugishije ukuri kw'ingeso zacu, kw'ibitubamo. Gukora birababaza kandi bitera ubwoba. No kugira ibyo umuntu ahomba kandi guhomba birababaza. Nta n'umwe ujya wishimira igihombo. Imico mishya itwara igihe kugira ngo umuntu ahinduke bibe ubuzima bwa buri munsi. Mu rugendo rwo gutegereza igihe cy'Imana, umuntu aba agomba kwirinda guhubuka. Mureke turebe ibyadufasha kwirinda guhubuka. Icya mbere, ugomba kwizera ko Imana iri gukora mu buzima bwawe kabone n'ubwo waba utabyumva. Icya kabiri, ugira ikaye wandikamo ibintu byose wize, byaba ibyo wahishuriwe cyangwa isomo ry'ubuzima Imana yakwigishije, haba kuri wowe ubwawe, ku Mana ubwayo, cyangwa ku bindi bintu. Icya gatatu, wihanganira Imana kandi nawe ubwawe wiyihanganira, wakira ubuzima ubayemo. Gahunda y'Imana ubwayo ntihura n'iy'umuntu. Kwihangana birakenewe kugira ngo umuntu aticira inzira. Icya kane, ntucike intege. Hahirwa abihangana bakageza imperuka, kuko abo nibo bazambikwa ikamba ry'ubugingo. Dusoza, nagira ngo nkubwire icyo ukwiye kuzirikana. Nta nzira y'ubusamo ihari mu rugendo rwo gukura. Dore umurongo wo gufata mu mutwe. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 6. Haravuga ngo nzi neza rwose ntashidikanya nuko yatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni hehe mu mikurire yanjye yo mu mwuka nkeneye kwihangana no gukomeza umurego? Hamwe no gusenga no gutegereza gukura, byose birashoboka. Imana ibahe umugisha. Murakoze, murakunzwe.